Ese indagu z'amagane zareze cyangwa tugumye dutegereze? Ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza akurikije ubuhanuzi bwe. Magane yaravuzwe cyane biratinda nubwo atakivugwa, ndetse kandi Magane yageze ubwo ab'insigamigani nyirizina kuko yasize imvugo n'inyuro. Ngira ngo mujye mwumva bavuga ngo kanaka yahuye na Magane, bavuga umuntu wakize mu buryo butari bwitezwe na buri wese. Magane uwo rero yari umuhanuzi w'icyatwa mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'intangiriro z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Wahanuye byinshi cyane byabaye, yanuraga kuva kera kugeza ubwo afungiwe kuba yarahanuye ko amaherezo ya Habyarimana ari mabi, kandi ko ntambaye abona i Rwanda, ko ahubwo amubona ari umugwasi. Ese Magayane yabayeho cyangwa ibaringa? Izo ndagu zamujyanye mu gihome cya Ruhengeri, arafungirwa biratinda, yaharaguriye byinshi cyane, akanamya ko byinshi muri ibyo bizabaho atakiriho. Yanuriye bamwe barimo Rizinde rya Mugabo Ushaka uko azafungurwa. Aba bari bafunganywe bamugishije impaka ndetse kandi bashidikanya ku ndagu ye. Atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza aho ngo cyabonwaga n'abahafungiye imbere kizaba cyaromye, kandi iyo gereza izaba ifungiyemo ihene, ndetse ibyo byose ngo bikazaba we atakiriho. Ubwo abari bamaze kuzongwa n'umunyururu bumvise ko icyo giti kizabanza kikuma, bateza ndagu ntacyo zimaze kuko kiriya giti gitoshye, ati kuriya kizajya kuma batakiriho. Bumvise noneho avuga ko hazabanza hagafungirwa ihene, bati uyu si umupfumu, atahubwo ni umupfu w'umusazi. Bumvise ariko ko azaba atakiriho, bati reka dutegereze n'ubundi uyu mupfumu usukuma, ati nta minsi asigaje, ati kandi koko ntibyatinze aje gutabaruka. Nyuma yaho gato ihene yari ishorewe ijyanwe ku isoko yaje guca ikiziriko yinjira muri gereza, maze abanyamerwe bari barinze gereza begekaho urugi gatoya, nyirayo ayikurikiye aruhera inyuma, atinya gutaka ngo nawe batamwinjiza imbere, asubirayo ihene isigarayo ityo. Hanyuma ibyo bayikoreye namwe murabyumva. Mu byumweru byakurikiye imvura iragwa, imirabyo iracicikana, inkuba itipa iba ikubise cya giti, inkongi igihera mu mizi igera mu bushorishori, amababi aribaranga, igiti si ukuma kirumagara cyane. Sibwo rero indagu ibaye indagu. Ibyanatinze kandi koko inkotanyi zirarikokereza, zitwikira igicuku, zimanuka mu mikoki y'ibirunga, zifata Nyamagumba, zirasa urufaya inzirabwoba, ubwoba zibwugarije zikizwa n'amaguru. Umunyamakuru wa Orinfor witwaga Stanislas Kanyanzira yaje kurunguruka urwo rufaya rw'amasoaso rwari rwacanye icyezezi mu kirere cya Ruhengeri, arabukwa inzobe z'abana bari barakeshejwe n'imbeho ya Muhabura. Ahera ko atanga intabaza ati birakomeye, antambara irimo abazungu, ati n'abandi basa nk'abarabo. Ubwo inkuru zikwira mu nzirabwoba, abarinze gereza rero barayita umujyi usigaramo rubanda gusa. Umusirikare wagarukiye hafi yari Inyakinama. Ubwo imbohe zose zirabohorwa, abanyepolitike babiseruka na Rizinde bose bakurikira inkotanyi. Rizinde wari waranditse igitabo gituka abo yitaga abana b'inyenzi cyitwaga La Découverte de Karinga cyangwa se ou la fin du mythe, aribyo mu Kinyarwanda umuntu yakwita ivumburwa rya Karinga, ari nayo maherezo y'abaringa. Yategereje ko yicwa n'abamubohoye arabaheba, kugeza ubwo abonye ko amaraso batararikiye kuko bamushakagamo iturufu mu ntambara barwanaga. Ifungurwa ry'abo bantu bari barimo n'abatutsi b'ibyitso nka Dr Udakubana, ubu yari koloneli muri RDF, niryo ryaje rero kuba isoko y'amamara ry'indagu z'amagane, maze ibinyamakuru byinshi cyane bisamira mu kirere bizigeza ku Banyarwanda, cyane ko zabaremagamo icyizere cy'uko ikinani kitazatura nk'umusozi. Icyo gihe ibinyamakuru bya leta n'ibindi byari bishyigikiye Habyarimana byamyaga ko indagu z'amagane ntazabayeho, ko ahubwo ari amayeri y'umwanzi wari ugamije guca ingabo intege. Ku giti cyanjye, ati nanjye, ati nazitidikanyijeho kuko nasangaga koko bishobora kuba ari amayeri y'umwanzi. Umwanzi icyo gihe yari inkotanyi zarwanyaga FAR ndetse no kujijisha, ariko ku rundi ruhande nasesengura nkibaza byinshi cyane kubera uburyo ibyavugwagamo byari bisobanuye cyane, very detailed. Muri byo
hari nko kuba rero haravugwaga ko Habyarimana azapfa agakurikirwa n'imvura idahita kandi byarabaye, kandi imvura ntigushwa n'abantu. Kuba baravugaga ko Habyarimana azapfa asogoswe, kandi koko ababonye amafoto y'umurambo we babashije kubona ko hari ikintu gisa nk'icyuma cyari cyamutanyuye ijosi mu muhogo ndetse nk'uwasogoswe inkota mu cyico. Hari kandi koko no kuba haravugwaga ko Habyarimana azagwa mu gisa n'imibyuko y'amasaka, ariko urwo rufunzo ngo rwari ruteye iwe ku nkombe za pisine aho yahanutse agwa indege ikimara kuraswa. Ku buryo rero inkuru y'indege ikimenyekana benshi cyane bahise babona ibizakurikira, kandi mu ihunga ryabo bagendanaga indagu z'amagayane bakanaganiragaho gake gake aho babaga bihishe, cyane cyane nk'aho Magayane yavugaga ko azarokoka umurame mu bazasubira inyuma bahunga cyangwa se berekeza iburasirazuba. Mu bindi Magayane yavugaga abantu bakomezaga kugarukaho ni nko kuba ibintu bizadogera, imisozi igasigara ari amatongo, ingo zararitswe ati n'ibihunyira, kandi ko uzategeka u Rwanda amahoro akarama azaza aturutse hanze, ndetse ko u Rwanda ruzaba igihugu cyiza. Akarangiza avuga ati barahirwa abazaba bakiriho icyo gihe. Aha rero ni naho hakunze rero kuba impaka nyinshi cyane, aho abantu bateraniye buri wese yizeye undi, bakaganira bisanzuye, bagasesengura ejo hazaza h'u Rwanda. Bamwe kwiheba bitera guhanura ibibi, negativists cyangwa se pessimists cyangwa se skeptics, bati ahubwo se Magayane ibyo yavuze ati mwari mwabibona, bati buriya nta cyabaye, ati kuko u Rwanda rutarabohorwa n'abavuye hanze, kandi rukaba rutaraba rwiza uko yabivuze. Abandi babashije kwiyubakamo icyizere bati Magayane yabivuze ukuri, ishyano ryaguye, kandi koko u Rwanda rwashibutsemo ruratoshye, amaherezo ruzatwerera ibyiza. Ukuri hagati y'aba bose ni ukuhe? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu gika gikurikira. Ishyano Magayane rero yahanuye ryarabaye uko ryakabaye, ryaritangiye gihamya, ari ryo hanurwa rya Habyarimana ryaribanjirije. Nta wundi Habyarimana uriho, nibaza ko nta n'uzabaho, ati ntawashidikanya ku ndagu z'Amagayane kereka uwazibariwe cyangwa se uzibarirwa n'abazihindura uko bashaka, kereka utarazisomye zitaraba, cyane cyane ku rupfu rwa Habyarimana, ku mvura y'umuvumbi yariho biba, ati ku cyerekezo intambara yaganagamo n'aho impunzi zabashije kubaho zigiye zigana. Nta n'imipaka, ati nta n'impaka kandi zari zikwiye kubaho, cyane cyane ku muntu uzategeka u Rwanda amahoro akarama, kuko yavuze ko azima ashagawe anabera. Abarota ku manywa ati bo bahera ko bategereza uzaza yimikwa n'abazungu, bakibagiza ko abera Magayane yavugaga ari za ngabo za Minwari zari zikiri mu gihugu ubwo leta ya mbere yajyagaho ku itariki ya 19 Nyakanga mwaka w'1994. Ibyagombaga rero gukurikira Magayane yavuze byarategerejwe biratinda. Gusesengura indagu ni nko gusesengura inzozi, bisaba ubuhanga nka bumwe bwa Yosefu wo muri Bibiliya wajyaga azirotera Farawo. Iyo bavuze igihugu cyiza si ukuvuga ko baba bavuze igihugu kitagira ibibazo, oya, icyo gihe bavuga paradizo, kandi Magayane siyo yavuze. Iyo bavuze igihugu cyiza ntibaba bavuze igihugu buri wese akize, oya, icyo gihe ntiyaba ari indagu, zaba ari inzozi, kuko muri iyi si nta gihugu kitagira abababaye n'abakene, kandi sicyo Magayane yashakaga kuvuga. Byari bigoye kugira uwo wumvisha mu myaka myinshi cyane yakurikiye ihirima rya leta Habyarimana ko Magayane yazikabije, avuga ko ishyano ryabaye mu Rwanda rizakurikirwa n'u Rwanda rusese ibyiza. Icyo gihe ntabwo rero ku Batutsi b'abacikacumu kurokoka byari bibahagije gusa, kuko bari bantaho bari abapfakazi n'imfubyi bifumbase mapfubyi, ndetse kandi bamwe muri bo bikabatera imvugo zipfobya urugamba. Rimwe na rimwe bavuga ngo badukuye naho twari twibereye, ubundi ngo u Rwanda n'urwo barutashye abandi turarengana. Mu myaka yakurikiye ihirima rya leta Habyarimana kandi byari bigoye kuvuga ko hazabaho amahoro arambye, kuko inkomyi zayo zari nyinshi cyane. U Rwanda rwari rurinzwe bikomeye cyane, ariko rugoswe n'impunzi z'abahutu zari ziyobowe n'abahigira kuzaruhorera. Mu Rwanda hari inzigo zaritse benshi cyane, barimo n'abayobozi n'abandi banyabubasha batasibaga kwingingirwa kutarikora. U Rwanda kandi rwari ikirunga kiraye kiri buruke, ku buryo bamwe mu bari bamaze gutahuka bashoreye amatungo yabo bagasubira Uganda,
ndetse n'ahandi bamaze guheba u Rwanda babariwe mu iterambere u Rwanda rwari rwarasubiye inyuma yaho rwari muri mu 1990. Gereza zari zisendereye imbohe zirimo iza Kamama, ndetse kandi hari hariho abafungiye mu ngo zitazwi ndetse n'amakontineri, abandi bararigiswa. Icyo gihe kandi byari bigoye kuvuga ko iza Magayane zeze avuga ko hazabaho u Rwanda rwiza. Ndabona icyoko cyacyo ubanza kiri hafi, atireka mpere ku bintu bito cyane, ariko mujya mwibuka ko kuva kugeza muri 2006 twamaze imyaka 12 nta bahanzi baririmba neza n'urukundo tugira twibera mu cyunamo, ati niza kera gusa. Ati mujya mubona se ukuntu imitima n'inganzo byagize gutya bikabumbukira muri bamwe, ati hakaza abana baririmba urukundo nka Kizito, ati Meddy, Jojo, Knowless, Kamishi, The Ben, King James, Alpha, ati n'abandi. Aka ni akantu gato cyane, ariko ati kavuze byinshi. Ati kavuze ko inganzo itingingwa kuko ijyana n'ibihe byayo. Ati kavuze ko igihe cyo kuririmba amaganya gusa kimukuye mu mutima, ati yabo ibindi biragaragaza ko ubuzima buzakomeza. Ati ni bene muri ibi bintu bito, ati bamwe batabona cyangwa se babibona ntibabitinda, bati u Rwanda rwiza Magayane yaraguye ruhera, ati ahangaha rugaragara. Ati muribuka muri 2009 Perezida Paul Kagame yavugaga ko mu bihe byo kwibuka, ati tureke guheranwa n'agahinda kandi insangamatsiko y'umwaka yitwe icyizere. Ati iki ni ikindi kimenyetso cy'uko u Rwanda Magayane yavuze ari uru. Ati bivuze u Rwanda rurimo gukira, ati healing, ati rugifite ibikomere ariko birimo gufata urukoko. Ati muribuka kandi imyaka u Rwanda ati rwamaze abantu barebera mu moko intambara z'ubutegetsi, nk'aho u Rwanda rufite umuvumo wo kuzahembera inzigo y'abahutu n'abatutsi. Ati nyuma se barwarakabije, ati Bangendahimana, ati n'abandi bari bayoboye izo mu mashyamba